Tariki ya 22 Mata ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika udakuye mu icyo gihugu ubu cyamaze kubyigarama. Abayobozi bakuru b'ibihugu hafi na za guverinoma bashyize umukono ku masezerano y'i Paris agamije guhangana n'ihindagurika ry'ikirere rihangayikishije isi kuri iki gihe. Imiraba ishyushye izazamuka hejuru, ibice byinshi by'isi bizagira ubushyuhe bwinshi cyane, kuko kugeza ubu ngubu 14 by'abantu batuye ku isi bahura n'ibihe by'ubushyuhe bukabije kandi rimwe mu myaka 5. Amapfa n'umwuzure bizatumbagira ahantu hanini ku butaka bw'umubumbe w'isi, hazibasirwa n'amapfa ndetse n'imyuzure. Ibi bizatuma ubuhinzi bugorana, habeho no kugabanyuka k'umusaruro w'ibihingwa n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa ku isi. Abantu bagera kuri miliyoni 78, ni ukuvuga nyine hafi 10% by'umubare w'abatuye mu isi bose batuye ku birometero 5 uvuye ku nkombe z'amazi. Ni ahantu usanga ingaruka nyinshi cyane ziterwa n'ikirere, ndetse nyinshi zikaba zituruka nyine ku byuka bihumanya ikirere byoherezwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Hazabaho kuzamuka kw'inyanja, abantu batuye muri izo nkombe bazarohama, ndetse bizaba nyine mu myaka 10 iri imbere, kandi nyine mu gihe nta gikozwe ibi ngibi biziyongera kandi byegeze imyaka imbere. Kugera hafi 90% by'ibiti byo mu nyanja bizavaho, kandi inyanja nyine izahinduka aside, uburobyi bwo ku isi bwose buzahungabana butyo. Twegereje ku byago niba tudashobora kugenzura ubushyuhe bwacu. Aya ni amagambo yavuzwe na Alice Hill, impuguke akaba n'umuyobozi mu kigo cya CFR ushinzwe ingufu n'ibidukikije ndetse n'imihindagurikire y'inyanja. Niko ku isi ifite umukoro ku hazaza hayo n'abayituye. None uribaza uti none se ko abayobozi batuye mu isi bakomeje kwitana ba mwana ku gukemura iki kibazo, uku kurimbuka ku isi ko hazaza kuzabazwa nde? Igisubizo cyose wakakira cyaterwa n'uwo waba ukibajije, kuko buri wese yagusubiza ukwe agendeye ku kigero cyangwa se ibyo avuga mu bijyanye n'ibipimo by'ibyuka bihumanya ikirere azi ku bihugu byohereza. Kuva ibiganiro bya mbere byiga ku ihindagurika ry'ikirere mu myaka 40 hafi ishize, abayobozi bagiye basimburana mu guterana amagambo ndetse n'impaka z'urudaca kuri iyi ngingo. Bamwe bati ibihugu byateye imbere, abandi bati ni ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Aba bahora muri ibi ngibi, buri wese aba yita mugenzi we ko ari we nyirabayazana w'imihindagurikire y'ikirere, bityo ko agomba guhagarika kohereza ibyuka bibi cyangwa se ibyuka bihumanya ikirere. Ese mu by'ukuri ninde ukwiye kubazwa iki kibazo n'ibi bintu muri rusange ndetse n'izi ngaruka? Ni bande kandi bafite mu biganza imbarutso y'izi ngaruka zizarimbura isi, hagatikirira inzirakarengane nyinshi kubera abanze guharaha ubucuruzi bwabo ndetse n'ibikorwa bya politike ishingiye ku ikoranabuhanga ndetse n'iby'ubwenge mu mitwe ndetse n'inyungu z'abantu bwite. Reka tubive umuzingo tubivugeho. Kubera ko wakoze subscribe, ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora, ndagushimiye ko bikoze ubu. Mu by'ukuri amasezerano mpuzamahanga ahora akorwa ku bushake nk'amasezerano ya Paris, agakorwa ndetse bikurikije amategeko uko buri wese abyumva. Nta kabuza intego yayo yari ugutsindwa rwose. Inzira ya nyayo yo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere nuko leta zakumvikana bakarebera hamwe nyine ku bijyanye n'igiciro cyangwa se n'ikiguzi cya carbone ku isi, aho kwibanda ku mipaka y'ibyuka ndetse n'ibihumanya ikirere n'ibihugu byinshi birusha ibindi kuba byahumanya icyo kirere. Aya ni amagambo yavuzwe na William Nordhaus, umwarimu muri kaminuza ya Yale University, akaba ndetse impuguke cyane n'umuhanga w'inararibonye mu bijyanye n'ubukungu mpuzamahanga. Aha yavugaga ku ngamba zafasha isi mu kwikura mu gashundura iboheyemo ko ibyuka bihumanya ikirere bikomeje kwiyongera ndetse kandi bikongeza umurego. Ni ibikorwa bibi ku kiremwa muntu, kuko nyine biganisha ku ihindagurika ry'ikirere n'ibihe, climate change, intandaro y'ibiza ndetse n'irimbuka rya muntu. Kuwa 20 Mutarama 2025 ubwo yarahiraga kuyobora Leta Zunze za Amerika ku nshuro ya kabiri, Perezida mushya Donald Trump yasinye impapuro ndetse karundura zikura burundu igihugu cye mu masezerano mpuzamahanga agamije guhangana n'ihindagurika ry'ikirere ndetse n'ibihe bizwi nka climate change. Leta Zunze za Amerika nicyo gihugu kiza ku mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu byohereza ibyuka bihumanya ikirere. Nicyo gihugu cyonyine kikuye muri aya masezerano. Ni ikintu Perezida Donald Trump yakoze ku butegetsi bwe bwa mbere mu mwaka wa 2017. Uwasimbuye kuri uyu mwanya ari we Perezida Joe Biden yari yahise yongera kwemeza aya masezerano akijya ku butegetsi. Ni ibintu yakoze ku munsi wa mbere ajya ku butegetsi icyo gihe, nkaho wagira ngo barakina umukino wa saye w'abana batoya. Nanone Perezida Donald Trump ku munsi wa mbere w'ubutegetsi bwe bwa kabiri butangiye 2025 yongeye gukura Leta Zunze za Amerika mu masezerano yasinyiwe i Paris. Ibindi bihugu bitatu nka Iran, Libya, Yemen ntago biremeza neza iby'aya masezerano kandi ngo biyashyire ku mugaragaro. Aya masezerano ubundi yazamuye impaka kuri buri wese ndetse umuturage wese wa Amerika, ku buryo nyine bigeraho Donald Trump ayitwaza bikaba bimwe mu maturufu yamufashije gutsinda Kamala Harris bari bahanganye
bahanganiye kuri uyu mwanya, ndetse yewe hakongera hakururitswe ifoto ye mu gikuta cy'icyumba cy'umutima w'igi The Oval, nk'uko nyine ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byitwa muri rusange. Ese ubundi aya masezerano akubiyemo iki, cyangwa se avuga iki? Ese abangamiye iki ku bijyanye n'ubutegetsi bwa Donald Trump cyangwa ku gihugu abereye perezida guhera muri uyu mwaka wa 2025? Tariki ya 7 Ugushyingo mu mwaka w'1995, umuhanzi ukomeye cyane wabayeho mu mateka y'isi kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ari we Michael Jackson nibwo yasohoye indirimbo mwese muzi yitwa Earth Song. Ni indirimbo rwose igaragaramo amashusho y'uburyo ibikorwa bwite bw'ikirema muntu biri ku nkingi ya mwamba mu bijyanye no kurimbura ikiremwa muntu. Ni indirimbo itazigera yibagirana cyangwa ngo isaze, kuko igaragazamo nyine ukuri ku bijyanye n'iyangizwa ry'ibidukikije, harimo gutema nkana, ibiti, ndetse yewe ibijyanye n'amashyamba karemano, guhiga no kwica inyamaswa n'ibindi biremwa byunganira amahumbezi y'ubutohe bw'isi, gukoresha no kudaterwa inkeke no gukoresha bihoraho ibikozwe muri plastique, intambara z'urudaca ziranga isi kandi ziyoroha nyine mu kwishora mu makimbirane ndetse na politiki ishingiye ku ihangana z'imbaraga z'umutwe umwe, ubutegetsi no mu bihugu biremereye ndetse n'ibindi byinshi hamwe n'ibyoroheje. Uretse kuvuga amateka, abahanga bagaragaza ko ikintu cyonyine cyiza ku mwanya wa mbere nk'igiteye inkeke n'ubwoba ku hazaza h'umubumbe w'isi ari ihindagurika ry'ikirere. Icya kabiri watekerezaga ko ari cyo cya mbere ni ibisasu bya nucleaire cyangwa se ibisasu by'umumara, gusa nyine siko bimeze, kuko nyine byo ntibinakurikira ku buryo bwa hafi. Icyo tuvuze bwa mbere ni mu gihe nyine waba winjiye indani mu ngaruka z'ejo hazaza k'uyu mubumbe, ndetse yewe n'ibizaba ku kiragano nyine cy'abazadusimbura. Uko wumva ngo dinozoro ndetse na dragon ni inyamaswa zabagaho ariko bugeraho zirazimira, ni nako nyine Trump yasize umukono ku mpapuro ahamya neza ko nyine ashyize itafari ku buhezanguni bw'abatitaye ku biragano bizakurikira twebwe muri uyu mubumbe w'isi. Kuri uyu wa mbere nyine akimara kurahira nibwo Donald Trump Jr yicaye indani muri Capitol Building amaze gufata ingabo y'ubutware ndetse yewe akafata intebe y'ubutegetsi. Nibwo buri muntu wese ku isi yemeye neza ko mu by'ukuri Donald Trump aje gusinyura buri kintu cyose cyasinywe ndetse kigashyirwaho umukono na Joe Biden asimbuye. Abikurikiranyije neza amasezerano ndetse n'impapuro byose yabisinyiye rwose imbere y'imbaga muri arena cyangwa se stade yubatse mu nteko nyine ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine aho ikorera. Ni umugabo ufitanye amateka akomeye n'iyi nyubako yasinyemo aya masezerano n'izi mpapuro, dore ko nyine mu byo yashinjwaga nk'iturufu n'abademokarate batari bizeye yuko nyine abari mu ishyaka bahora bahanga ry'abarepublikani batari bwigere babona undi wemera kubumbura igitabo gisharira mu itangira ngo ahamye ko nyine azahangana na Kamala Harris, umugore umaze kubaka izina muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuvuge aho icyubahiro Donald Trump yongeye kwibonana nawe ubwe nyine agifata nk'izuka no gukomera kw'izina rye rimaze kwandikwa muri White House inshuro ebyiri zitandukanye. Aya ni amateka Donald Trump asangiye n'umugabo umwe gusa, uwo ni Golf Cleveland wabaye perezida wa 22 nyuma y'amatora yo mu 1884, akongera akaba perezida wa 24 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone nyuma yo kwiyamamaza mu mwaka w'1892. Reka nkwibutse neza isano ikwibutsa ibijyanye na Donald Trump ndetse na Capitol Building, inyubako nyine ikoreramo inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye Trump yongera kwandika amateka. Reka tubivugeho ndetse n'icyatumye ahirukanwa buri wese agatekereza ko atazongera kugaruka muri iyo nzu. Ibuka neza hari ku gicamunsi cyo ku itariki 6 Mutarama 2021 ubwo Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iteranye kugira ngo yemeze neza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye nyine kuwa kabiri tariki ya 3 Ugushyingo 2020. Icyo gihe agatsiko k'abagizi ba nabi kandi bitwaje intwaro nyinshi cyane bari bashyigikiye perezida wari ucyuye igihe bwana Donald Trump bateye kuri Capitol Building ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe nyine abadepite, abacamanza ndetse n'abanyamategeko butibagiwe ndetse n'abandi bakozi bakomeye cyane ba leta bari bagiye nyine gushaka aho bahungira intambara yari yatumbagiye yateye hanze y'ingoro. Abangaba barahagaritswe bagumishwa imbere mu miryango kuko nyine abigaragambya bari basunitse abapolisi ba Capitol Building ku bushobozi bwo hejuru cyane, kuko bari barenze umubare wabo abapolisi bari barinze nyine ingoro muri rusange. Aba banyentambara n'amabara bari bashyigikiye Donald Trump ku buryo rwose no gupfa bari babyiteguye. Bamennye amadirishya ndetse banangiza ibiro by'inyubako ya Capitol Building yashyizweho ibuye rya mbere mu mwaka w'1793. Inyubako kandi ifite amateka kuko ni inyubako yuzuye neza mu 1826. Ni inyubako ifite amateka kandi yubashywe cyane kurusha umutungo kamere, gusa nyine uwo munsi barayisuzuguye bayitera amabuye kandi barayimenagura. Hamenyekanye nyuma amakuru avuga ko benshi muri aba bari bafite imigambi mibisha iteye ubwoba ku bagize Kongere ndetse no kuri Vice Perezida Mike Pence, kubera nyine abo bayobozi bose bari banze kwemeza ko Donald Trump ari we watsinze amatora ya 2020. Abantu 5 barishwe barimo umupolisi umwe wa Capitol Building wakubiswe n'abigaragambya kugeza igihe ashize mu mwuka. Akimara kuhagera Donald Trump yihimuye rwose, yaherereye rwose ku gusinya amasezerano asuzugura
akanakuraho burundu ibijyanye n'amasezerano y'i Paris mu Bufaransa. Reka turebe ubundi aya masezerano yahangayikishije abareberera isi babitewe n'ivanwaho ryayo rijyanye n'agahumburi k'amadolari Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaga ku bw'aya masezerano. Ubundi se ni ibiki biyakubiyemo? Ibihugu byasinye kuri aya masezerano birimo n'igihugu cy'u Rwanda byungukiraho ubundi ku bijyanye no kuba muri aya masezerano, cyane cyane ko ibihugu biki bihanganye bikomeye cyane nk'Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bike ariko bikomeye byaciye amazi ndetse bigatuma aya masezerano agaragara rwose nk'ubushukanyi n'ubumaji cyangwa se ubutekamutwe mu mboni za Donald Trump. Hari ku itariki ya 12 Ukuboza 2015 i Paris mu Bufaransa, impande z'ibihugu byinshi biri mu muryango w'abibumbye ikiswe UNFCCC zagiranye amasezerano y'ingenzi cyane yo kurwanya imihindagurikire y'ikirere mu bijyanye no kwihutisha no kukaza umurego mu bikorwa ry'ishoramari bikeneye cyane mu gihe cy'ahazaza kirambye, kandi nyine hagendewe mu guca burundu ibijyanye n'ibyuka byoherezwa mu kirere mu kubungabunga ubuzima bw'isi ndetse n'abayituye. Mu myaka 10 ishize guverinoma zihurije hamwe hakagabanywa ndetse ubushyuhe bukabije kuri iyi si, ariko nubwo diplomasi ndetse na politiki bikomeje kugaragaza ko byibura bafite ishyaka ryo guhangana n'icyo cyorezo giteye ubwoba ku hazaza h'uyu mubumbe, ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zikomeje kuzamba, kandi nyine biragaragara ko ubushyuhe bukomeje gutumbagira. Binyuze mu masezerano ya Kyoto n'aya Paris, ibihugu byemeye kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, ariko ingano ya dioxide de carbone mu kirere ikomeza kwiyongera rwose, ugasanga bizamuka cyane mu bushyuhe isi iri kujyamo, kandi biri kwegera hakabije. Abahanga mu bya siyanse baburiye abatuye isi ko niba byibura nta gikozwe ubushyuhe rwose ngo buhagarare kandi bugabanywe, ko bishobora kwiyongera cyane kandi bigateza impanuka ndetse n'ibindi bikomeye cyane bizarimbura isi. Muri ibyo bibazo harimo izamuka ry'inyanja n'andi mazi magari mu buryo butandukanye kandi butarigera bubaho ku isi. Bavuga ko hazabaho inkongi z'umuriro zangiza cyane, hakabaho amapfa ndetse n'imyuzure utarigera ubona kandi bitarabaho, ndetse kandi impfu za mbere zizatangira kubaho, bibirimbuka rusange ry'ikiremwa muntu mu mateka y'isi. Amasezerano y'i Paris yubakiye kuguhuriza hamwe ibihugu byose mu ntego imwe yo gufata ingamba zikomeye cyane kurwanya ihindagurika ry'ikirere no guhangana n'ingaruka zabyo, n'inkunga rwose idafatirwa mu rwara yo gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere gushyira mu bikorwa iby'aya masezerano cyangwa se ibyakubiyemo. Ni amasezerano kandi asaba impande zose gushyiramo imbaraga binyuze mu misanzu yagenwe muri buri gihugu. Kuva ibihugu byasinye amasezerano y'i Paris yasinywe mu 2015, byinshi cyangwa se bimwe mu bihugu bigera ku 195 byasizeho umukono kuri aya masezerano, bishimangira ko imihigo nyine yo kubungabunga ikirere harimo yewe no gukumira ibyuka bihumanya ikirere byavuze ko bizabyubahiriza kandi nyine bikabikoraho. Ibi byarabaye, ariko abahanga bakomeje kuvuga ko ibidahagije kandi ko ibijyanye n'ibyago muri iyi si byegereje cyane. Kugabanya ibyuka bihumanya ikirere byagaragaye ko bitoroshye cyane ku bijyanye nyine n'ibihugu bikomeye cyane ndetse n'ibihugu bifite imbaraga muri iyi si. Urugero ni urunguru turi kuvugaho rw'uko kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Donald Trump hari amahirwe menshi ko iki gihugu gishobora kongera umusaruro w'ibikomoka kuri peteroli bifitanye isano n'ubushyuhe bw'isi kandi no kwiyongera kwabo. Ibi ni ibikorwa byari byaragabanutse cyane biturutse ku masezerano y'i Paris, ariko nyine ngubu tuvugana Perezida Donald Trump yamaze gucisha umurongo utukura muri aya masezerano nyine. Wakibaza uti se ubundi kuki Donald Trump ntabwo bafite ku ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere kugeza ubwo nyine akuye igihugu cye muri ibi ngibi yita nk'ibihombo bihombya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Abantu benshi bavuga ko Donald Trump aho atandukanira cyane na Joe Biden yitaga ku bijyanye n'uko Amerika yaba igihanganye ariko kireberera ku bijyanye n'inyungu z'isi, kikaba nyine igihugu kireberwaho ariko kigira n'umusanzu gitanga. Donald Trump w'icyo yitayeho ndetse n'aho atandukanira na Joe Biden nuko icyo yitayeho cyane ari igihugu cya Amerika muri rusange, nta kindi kimureba. Yita cyane ku bijyanye n'abenegihugu b'igihugu kandi akareba nyine ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikintu cyose gishobora kungura Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump acyumva kabiri. Ibi bitandukanye nuko ashobora gusinya amasezerano ashora Amerika mu gutanga imisanzu itandukanye mu isi ndetse yewe no mu miryango itandukanye we yita ko itari y'umumaro. Donald Trump yivugira ko nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishora hafi triliyoni zirenga z'amadolari mu bijyanye n'amasezerano yasinyiwe i Paris, biri mu byazanye nk'iturufu agomba gusinyura amasezerano. Ese ubundi koko hari icyakorwa ngo imihindagurire y'ikirere igirweho uburenganzira n'umuntu cyangwa ikiremwa muntu, cyangwa se byose biba ari amabeshyo ndetse n'udukino tw'ubucuruzi kw'abanyepolitike bitwikira uwo mutaka wa climate change bagakora amanama agamije ku bijyanye no kuri iyi si ariko nyine ntibigire icyo bitanga? Reka tuvuge ku bijyanye n'ingaruka ndetse n'ibyagiye biba muri aya masezerano atandukanye, dore ko amaze kuba umurundo. I Montreal muri Canada mu mwaka wa 1987 hasinywe amasezerano
amasezerano y'East Protocol of Montreal. Aya niyo yabaye amasezerano y'amateka ku bijyanye n'ibidukikije, yari yitezweho rwose kuba icyitegererezo cya diplomasi kandi na politike izazana nyiri igisubizo kuri iki kibazo kandi igisubizo kirambye. Ibihugu byose ku isi byaje kwemeza burundu aya masezerano yaragoye cyane ku bihugu bya rutura, kuko nyine yasabaga ibi bihugu bikomeye cyane guhagarika gukora ibintu byangiza ozone. Ibi ngibi byitwa chlorofluorocarbon CFCs n'ibindi byinshi. Amasezerano ya Protocol y'i Montreal yabashije rwose gukuraho hafi 99% ry'ibintu byangiza ozone. Iyi ozone yumvishe menya ko ari igice cyo mu isanzure gikoze ubunini bw'ahantu hitwa muri stratosphere. Kugira ngo byumve neza, fata nyine ko ari agace kagizwe n'intera y'ibirometero hagati ya 15 ndetse na 30 uvuye nyine ku mubumbe w'isi. Iki gice cy'imirongo ya ozone nicyo gitwikiriye umubumbe w'isi dutuyeho. Ni imirongo kandi irinda ubuzima bw'abantu batuye ku isi ndetse n'isi muri rusange, ko nyine niyo ihita imira igaca intege imirasire yangiza cyane yitwa ultraviolet B UV umurongo B ibiturutse ku zuba, bigatuma twebwe nyine abatuye mu isi itatugeraho. Ibuka kandi ko tariki ya 15 Ukwakira mu 2016 i Kigali mu Rwanda hasinywe kandi andi masezerano yunganira yasinywe i Montreal muri Canada yo mu 1987. Aya masezerano yabereye i Kigali nayo yaragamije rwose kubuza ibihugu karundura cyangwa se ibihugu by'ibihangange n'ibindi bihugu bikomeye byohereza ibyuka mu kirere komeza kohereza ibyuka bihumanya ikirere ndetse yewe n'igice cya ozone muri rusange. Ni amasezerano yiswe Kigali Amendment. Aya masezerano yagombaga kandi kubahirizwa no gushyira mu bikorwa uhereye mu mwaka wa 2019. Ongera kandi uzengurutse umutwe utera akajisho ku yandi masezerano yo mu 1992. Ni amasezerano y'umuryango w'abibumbye yiga nanone ku mihindagurikire y'ibihe yiswe UN Framework Convention of Climate Change UNFCCC. Mu by'ukuri rwose aya masezerano yasinyiwe umukono n'ibihugu hafi 197 nanone harimo Leta z'Ubumwe za Amerika. Aya yari amasezerano yashyizeho ihuriro ngaruka mwaka rizwi ku izina rya COP cyangwa se Conference of the Parties, hagamijwe nyine guhura buri mwaka ko bagize ibihugu ndetse na za guverinoma ku bijyanye no kwiga ku cyakorwa ngo habeho ihagarikwa ry'ubushyuhe buzamuka cyane kandi buri kuzamuka ku isi bitewe n'ibyuka bihumanya ikirere byoherezwa n'ibihugu ndetse n'inganda zikomeye cyane z'ibihugu byo mu isi bikomeye. Izi nama nizo byarangiye zitanze umusaruro w'inama wumva, ndetse amasezerano ya Kyoto muri Japan ndetse n'amasezerano ya Paris mu Bufaransa. Utese amasezerano ya Kyoto yo ni bwoko ki? Tariki ya 11 Ukuboza mu mwaka wa 1997 i Kyoto mu Buyapani hasinywe amasezerano yo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere kandi ku kigeranyo cya 5% ugereranyije ku byoherezwaga mu mwaka wa 1990. Aya masezerano rwose yiswe Kyoto Protocol ni amasezerano yagombaga gukurikizwa no kubahirizwa guhera tariki ya 6 Gashyantare mu 2005. Aya niyo masezerano ya mbere y'ikirere yari yemewe n'amategeko yabayeho. Aya masezerano ntiyigeze rwose ahatira ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kuyinjiramo cyangwa wenda ngo ahatirize Ubushinwa n'Ubuhinde guhagarika ibyo bikorwa nk'iby'ibihugu byari ku ruhembe mu bijyanye no guhumanya ikirere muri iyo myaka. Leta z'Ubumwe za Amerika nanone zari zashyize umukono kuri aya masezerano mu 1998 ariko rwose ntiyigeze yemeza. Si ubwa mbere rwose Leta z'Ubumwe za Amerika yikuye mu bijyanye n'amasezerano nk'aya yisaba guhomba iby'agaciro kenshi, kuko nyine nyuma bwagezeho aya masezerano nabwo Amerika yikuramo nk'uko ubu ngubu Trump yongeye kubikora. Amasezerano ya Paris yo mu 2015 yo yaje ari karundura, kuko noneho nyine yasabaga ibihugu byose ku isi hatavuyemo na kimwe gushyira imihigo ndetse yewe no kugabanya ibyuka byoherezwa mu kirere n'ibyo bihugu. N'amasezerano yasabaga za guverinoma gushyiraho intego rwose zizwi ku izina ry'imisanzu yagenwe mu rwego rw'ibihugu ya NDCS. Nakubwiye izindi ntego kandi z'aya masezerano zari zifite inshingano kandi mu bijyanye no kugabanya ubushyuhe bw'ikirere ku kigeranyo cy'isi kandi ku kigeranyo kizamuka rya °C 2 ndetse no gushyira ingufu mu gutuma icyo kigeranyo kijya munsi kikajya kuri °C 1 ndetse n'ibice 5. Ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bivuga ko ibihugu byateye imbere ari byo byohereza ibyuka bihumanya ikirere. Aba bavuga ko ibihugu byateye imbere ari byo noneho bigomba kwikorera mu ngata kandi ndetse bikanitorera imitwaro myinshi cyane kuri iki kibazo, kuko ari byo nyine ibihugu bikura ubukungu ndetse n'umurengera w'amafaranga mu bijyanye n'ibikorwa byabyo byangiza isi n'ikirere cy'isi. Aba bashinja Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi nk'intandaro yo kuroha isi mu bibazo bikomeye cyane iri kugenda yisangamo. Ibi kandi barabikora barangiza nyine bagatumira abantu ndetse n'abayobozi benshi mu bihugu bya Afurika no hirya no hino ngo baze bicare ngo bige ku bijyanye n'uko iki kibazo cyakemuka kandi bazi intandaro yacyo. Nibyo koko ntabwo ibihugu byibeshya cyane. Igihugu nka Leta z'Ubumwe za Amerika ntabwo gikwiye kwirwaza rwose ngo kiyibagize ko icyo kiri imbere cyane mu bijyanye no guhumanya ikirere bishora mu rushyano ryo kurimbuka burundu. Ukurikije
ukurikije uko imibare bigaragaza mu kizwi nka World Data, raporo yerekana uko ibihugu byagiye byitwara kuri iyi ngingo. Hashyizwe hanze raporo y'uko ibihugu byohereje ibyuka mu bihumanya ikirere ari nayo ntandaro y'imihindagurikire y'ikirere mu bihe biteza ingaruka n'akaga. Iyi raporo yasohotse mu mwaka wa 2023 igaragaza rwose igiteranyo mu mibare cya za miliyari y'amatoni ya gaz carbonique cyangwa se ibyuka bihumanya ikirere uhereye mu mwaka w'1850 ukageza nyine ejo bundi mu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa mbere mu bihugu byohereza ibyuka mu kirere cyangwa ibyabikoze muri iyo myaka 173 tumaze kuvuga, ku mwanya wa mbere hari Leta z'Ubumwe za Amerika yohereje toni miliyari 641. Ubushinwa buza ku mwanya wa kabiri mu myaka 173 yohereje toni miliyari 437. Ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi yohereje toni miliyari 418, kandi Uburusiya buza ku mwanya wa kane bwohereje mu kirere toni miliyari 254. Ubuhinde buza ku mwanya wa gatanu bwohereje ibyuka bihumanya ikirere bingana na toni miliyoni 172. Brazil iza ku mwanya wa gatandatu muri iyi myaka 173 yohereje toni miliyari 162. Ubudage buza ku mwanya wa karindwi muri iyo myaka 173 bwohereje toni miliyari 115. Indonesia ni igihugu nacyo kiza mu bihugu byohereza ibyuka biremereye cyane mu kirere kandi bihumanya ikirere. Mu myaka 173 bwari bumaze kohereza toni miliyari 102. Ubuyapani buza ku mwanya wa 10 bwohereje ibyuka bihumanya ikirere mu myaka 173 ishize uhereye nyine mu 1850 ukageza muri 2023. Japan yohereje toni miliyari 80. Kugeza ubu uwo wabaza inshingano cyangwa se wo kubaza inshingano n'ingaruka zaho isi iri kurindimukira, ubu rwose mu myaka yabanjirije uwa 2023 ahita yumva neza icyabiteye naho ingaruka cyangwa se icyateye ingaruka giherereye. None kuri ubu seho bihagaze bite? Raporo y'umwaka wa 2023 wonyine igaragaza ko igihugu cy'Ubushinwa ari cyo ubungubu kiza ku ruhembe kikaza ku mwanya wa mbere mu guhumanya ikirere kandi n'isi no kuzamura ubushyuhe mu isi dutuye. Ubushinwa bukurikirwa n'ubundi na Leta z'Ubumwe za Amerika zikomeje kwihunza iby'izi nshingano kuko byohereje toni miliyari 5 ndetse na miliyoni 900 mu mwaka nyine umwe gusa wa 2023. Hakurikiraho kandi Ubuhinde, ibihugu by'Uburayi, Uburusiya, Brazil, Indonesia, Irani, Ubuyapani ndetse yewe na Arabia Saudite, tibagiwe n'Ubwongereza. Abahanga benshi bavuga ko imihigo y'ibi bihugu idahwitse kandi idahagije kuko nyine ibyo bavugira mu nama atari byo bakora. Bavuga ko ibingibi bihabanye n'ibyo bakora iyo bageze kuri tere cyangwa se mu bihugu byabo, bakavuga ko izi ngamba rwose zitagerwaho vuba. Muri izo kandi hakaba harimo kugeza igipimo rusange ku bushyuhe bw'isi kuri °C 1.5. Amasezerano y'i Paris ntabwo rwose ahagije. No muri iki gihe cy'imishyikirano rwose y'ibihugu biragaragara ko bidahagije habe na gato. Byari intambwe rwose ya mbere gusa cyangwa nko kugerageza, kandi cyari giteganyijwe nuko nyine ibihe bizagenda bisimburana, ibihugu byakabaye rwose bigarura amaso kandi cyane maze bikagabanya nyine ibyuka bihumanya ikirere. Urebye politike y'intego y'amasezerano y'i Paris mu gihe yaba yubahirijwe uko nyine bikwiye nk'uko ibihugu byose byashyizeho umukono uhereye nyine mu iyubahirizwa ryayo mu mwaka wa 2022, byatuma byibura igipimo cy'ubushyuhe ku isi kizaba cyarazamutseho °C 2.7 mu myaka 75 iri imbere. Ubwo nyine ni ukuvuga mu mwaka wa 2100. Ni ibigaragara muri raporo yatangajwe n'ikigo kiga ku bijyanye n'ibidukikije kidaharanira inyungu cyitwa Climate Action Tracker bafatanije n'ikigo cya New Climate. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tim Sanze. Ciao nakagaruka.